reka mbanze mpere njyewe ku rugendo rwanjye nk'umuntu ndi umwana muto bamwe hano bagomba kuba banzi ntabwo ari benshi bagomba kuba ari bake bari mu myaka nk'iyanjye bashobora kumenya ibyo ngibyo twabaye impunzi umuryango wanjye warahunze mfite imyaka ine aho ngaho cyangwa se niba yarirenzeho mikeya duhunga uko abantu bose bahungaga iyo abantu bahunga nta nubwo babanza ngo bajye inama umwe afata inzira y'undi agafata iy'undi wenda bagira amahirwe bakazagera aho bahurira data we yanyuze i Burundi arakomeza anyura muri Kongo i Bukavu anyura Goma arakomeza duhurira i Bugande ahantu hitwa Kamwezi hakurya y'umupaka hariya maze amateka ni ikintu cyiza cyane kandi isi ubanza ari ntoya cyane ahantu twashyikiye bwa mbere muri Uganda twambutse umupaka hakurya y'umupaka ha Kamwezi ni iwabo w'umuntu wahoze ari Chief Justice hano mu Rwanda Rugege muramwibuka Sam Rugege ise nawe Rugege twambutse umupaka twakodesheje inzu ye ntabwo nanjye nishyizemo ngo twarakodesheje ntabwo nari mpari gusa ariko bakodesheje ntabwo mbarwamo niho twabaye igihe mbere y'uko tujyanwa mu kampu Murankore ahantu za Isingiro bitaga Nshungerezi niho twabanje tuvuye aho nyuma yaho tujya Toro naho hirya gato icyo nshaka kuvuga ubwo ibindi ndagenda mbisimbuka ariko muri urwo rugendo rwo mu mpunzi turi muri Toro nyine aho ngaho hari abandi twabanye muri izo mpunzi bashobora kuba bari hano hari ibintu bibiri wenda biraza kubasetsa ariko birimo isomo ibindi birababaje ibyo ntabwo ari bishekeje icyambere njye nk'umwana muto ikintu nahigiye kandi nkigiye umuryango mbese kigahora kiza mu mutwe kurinda ngeze iyi myaka nari kumwe na data umbyara yagiye gusura abantu b'impunzi bandi hirya aho twari dutuye tugaruka dutaha tugarutse mu rugo dusanga ahantu hari abahigi abatoro barahigaga barebazaga kuko twari mu mashyamba kaza bahiga bategaga ibintu ubutimba babyita iki mu Kinyarwanda nets
hari irindi jambo ry'ikinyarwanda ubutimba ni ntabwo numva inshundura yari imitego ariko y'imigozi imitego y'imigozi noneho bagahinda inyamaswa zikagenda zigategwa n'aya migozi zikagwamo imigozi ikazihambira bakaza so tugenda tunyuraho dusanga aho abahigi bari ndetse bavumbura inyamaswa iriruka agasha gasimbuka ya migozi ntiyagafata ariko ubwo amacumu mu kirere bashaka kugatera amacumu noneho karabisimbuka kiruka kajya mu kampu aho twaganaga so data icyo gihe arambwira turareba aka kanyamaswa gacitse bariya abantu bagahigaga ati buriya ati ntuzi ko dufite ibibazo mu mpunzi hano tutagira n'ibyo kurya ati buriya tugeze mu rugo tugasanga kinjiye mu nzu kahungiye mu nzu yacu atuzi ko nta burenganzira dufite bwo kugafata ngo tukabage tukarye kubera ko dushonze nkamubaza ni kuki usibye ibyo ati nta nubwo twagafata ngo tugahe bariya bagahigaga bari bagakurikiye kacitse ati icyo dukwiriye gukora icyo twakora ni ukukareka kagenda kakazaba kagwa ku bandi buri gihe ntabwo ari umunsi wa disikuru ni umugoroba w'ikiganiro kugira ngo tuganire ikiganiro turi bugire ndababwiramo ibintu bike by'ubuzima by'imibereho abantu bashobora iyo babishatse buri wese afite ubuzima anyuramo yashaka akabuvanamo isomo yaba atabishatse nabwo bikaba byapfa ubusa kenshi niko bigenda ariko ndagira ngo mbanze mpere ku gushimira abayobozi bakuru bo mu nzego za leta igihugu cyacu hano ndashimira rero n'abagize uyu muryango Unity Club ndabashimira mwese kubera ko uwo muryango mwawuhaye agaciro mwawutumye ndetse uwo muryango ugira uruhare mu myubakire y'igihugu cyacu hari byinshi byakozwe ndetse bitanagaragarira amaso uwo mwanya biboneka ari uko wabanje kubitekereza cyangwa ukabisesengura ibyo ndetse n'ibyo cyane cyane byagiye byubaka ibitagaragara usanga ahantu hose cyangwa ureba n'amaso nibyo usanga byubaka cyane ndagira ngo ariko nshimire n'abo namwe mwagejejeho ishimwe abo
tumaze kumurikirwa mu kanya gashize kubera ibikorwa byabo by'ingenzi byabaranze mu mateka y'igihugu cyacu. Nanjye nagira ngo nongereho kubashimira. Igituma duteraniye hano cyangwa se icyo nibwira umuryango wa Unity Club wubakiraho, iryo zina ry'umuryango ni ikintu gikomeye gifite agaciro. Umuryango biba bivuze ubundi muntu yahera ku muntu ku giti cye, ariko umuntu akomoka mu muryango cyangwa agira umuryango. Ni ukuvuga rero ngo umuryango urubaka, umuryango urarera, umuryango urakura. Ibyo byose bikavamo umuryango munini utari wa wundi mutoya w'abantu bake, babiri, batatu, ukaba igihugu nacyo ushatse wakireba nk'umuryango. Society ni imiryango ihura ikaba umuryango mugari. Byose rero bifite uko bihererekanya ikibiranga. Hari ikiranga umuntu, ikiranga umuryango, hari ikiranga igihugu. Bifitanye isano. Umuryango wa Unity Club rero ni umuryango uranga igihugu, umuryango wakuze uvuye ku muntu umwe. Ntabwo bikiri umuntu umwe, ntabwo bikiri umuryango w'umuntu umwe, ni umuryango w'abanyagihugu, cyane cyane mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'imyumvire, mu mibereho, bitanga icyerekezo ndetse kiyobora byinshi mu gihugu cyacu. Ni nacyo cyatumye mbiheraho kubishimira abagize icyo gitekerezo, abagikomeje. Tukaba tumaze imyaka itari mike bwa 15 bara buri mwaka. Ni byiza rero. Mu buzima bw'igihugu, mu muryango w'igihugu, mu buryo buhambaye buteye imbere, niho abantu bajya muri politiki bikaba demokarasi, bikaba ibintu byinshi. Iyo mvugo cyangwa se iyo myumvire ni amajyambere niba bigezweho uko, ariko na mbere yabyo uko byaduka abantu bariho, imiryango yabagaho, n'ibihugu mu bundi buryo butari wenda ubu ngubu bw'imipaka n'iki, nabwo wavuga ko byari biriho. Muri ibyo byaho tugeze muri iki gihe, ni byiza, bifite icyo byongeraho mu buzima, byongera ku buzima bw'abantu, ariko ntibihindura kamere n'umuco by'abantu. Kamere n'umuco
niwo musingi w'imiryango, niwo musingi w'ibihugu. Ni nabyo muhora mwumva haba hari ibiganiro byinshi by'impaka, abantu ukuntu babaho n'iki, birirwa turwana hirya no hino, wo mu kindi gihugu akakubwira ko ukwiye kubaho utya, ukamubwira uti ariko nanjye nsanzweho n'ubundi mfite uko ndiho, nuko tugahora muri izo ntambara. Ibyo ntacyo bitwaye, abantu bahora bazirwana. Ku Rwanda rero niho ndi bwibande kuri twe, kuko ndabiganisha ku byo numvise mwagiye muganira by'imibereho y'Abanyarwanda, by'imiryango y'Abanyarwanda, ndetse n'ejo hazaza uko abantu bakwiriye kuba bameze. Niyo mpamvu muvuga iby'urubyiruko, imico, uko ya miryango ikwiye kuba irera abacu, wenda bihereye n'uko twarizwe natwe. Dufite abo turera ubu, nabo bafite abo bazarera ejo, bityo igihugu, imiryango n'abantu bikagera kure. Hari ibintu byinshi nashaka kuza gutangaho ingero, ndagerageza kubihina. Buri muntu wese uri hano n'abatari hano, ndetse buri muntu afite icyo yavuga kijyanye n'ubuzima bwe. Buri wese hano byamubayeho, byamugizeho ingaruka mbi, cyangwa se byamuteye imbaraga kuba muzima, akaba umuntu muzima, ari naho n'imiryango yahera ikaba mizima, ndetse n'igihugu ndetse kikaba cyaba kizima. Njya nibuka muri uru rugendo rwo gushyiraho Unity Club, rwari rufite aho rwatangiriye. U Rwanda rwacu rufite amateka arimo ibyiciro byinshi. Hari ibyo nzi, hari ibyo ntumva neza byabayeho mbere yanjye, hari byabayeho ndi umwana, hari byabayeho nkuze, hari biriho n'ubu ngubu. Icyo nshaka kubiheraho, uraza gutanga ingero nk'ebyiri eshatu, cyangwa tubona umwanya ndakomeza.